ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Yavuze ngo bahize n'ibikomeye ntabwo ari byoroshye. Nibahize ati abana tuzamubaraho kandi ntituzarya kandi ntabwo tuzarya kandi ntabwo tuzanywa. Ashaka ariko ntazabyara umva akorera Imana ariko ntazashaka ntabwo azigira yubaka. Yewe Mana we ashingirwa ariko ntazashingiza. Piyave yaje wambaye ubusa byagucanze ibibazo ari byinshi nta kazi. Mana ishimwe usubiza amaso inyuma. Numara kusubiza amaso inyuma ureba impanuka wasimbutse ibifungo wasimbutse ureba amakuba yabaye menshi wibuka ijoro byanze gutandukana ureba ibicuku byakugezeho nurangiza uvuga ngo Yesu wewe wakoze bya bintu wewe wantabaye cyagihe wewe wabanye nanjye ijoro ryanze gucya ariko bukeye mbona igitondo cyihumure nurangiza uvuga ngo wewe wakoze bya bintu. Twongeye turabashimiye bakunzi ba IRAKORA TV n'ubundi twongeye twagarutse turi kumwe n'umukozi w'Imana ariko nanjye abantu benshi bajya bambona ku IRAKORA TV ndi kubwiriza. Reka nongere mbibwire nitwa Rukundo Emmanuel Evangeliste umukozi w'Imana tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndanezere kongera kugaruka iruhande rwanyu kandi mbashimira mwebwe mudahwema kutwereka ko mutuzirikana. Reka ni umubyeyi wacu nawe turi kumwe na abibwire. Murakoze cyane nanjye ni Kamari Aloysia. Benshi bazoma Byiringiro ndabasuje cyane. Abakunzi ba IRAKORA TV abo tudahirukanye tudamaze igihe kinini tutabonana narimba kumboye cyane mwakire ntashyo ndabasuhuje. Imana ibahereze umugisha. Imana ishimwe. Reka tunagukoresha usenga Imana ubundi twinjire mu butumwa bwiza Imana twahe tugomba kugeza ku bantu. Mana yacu Mana nziza kandi Imana ikomeye Mana yera kandi kiranuka muri byose turagushimiye cyane. Amen. Tugushimiye ku mwuka wawe ukidutije kuko hari benshi bamaze gukurwa muri uyu muribiri abandi bamaze kugera cececerwa abandi bageze ahantu hatandukanye Mana muri koma ariko twebweho turacyari bazima izina rya ntihabwe icyubahiro. Turagushimiye umwanya mwiza uduhaye tugiye kuganira na bene data turaritse umwuka wera kugira ngo abari buze twebwe ntacyo dufite twabwira abantu ariko Mana udufashe kugira ngo amagambo yawe mazima be mu kanwa kacu kandi dusengeye imitima yose igiye kutega amatwi cyangwa se abantu bose bazatwumva mwuka w'Imana musobanuzi abe muri iki kiganiro. Turaritse imbaraga z'Imana kugira ngo zibashe kutugota rezo y'umwuka wera igaragara ahantu mu izina rya Yesu Kristo. Mana ntaba ari twe ahubwo abari wowe imbaraga zawe zigaragare. Dusengeye abarwayi bari kwa muganga abari mu ngo zabo abantu barushye n'abaremerewe abafite intambara Mana data wa twese mwiza imfubyi n'abapfakazi turasengera abantu bose bifuza kubona neza kugira ngo Uwiteka muri aka kanya iki kiganiro Mwami Imana udufashe kugira ngo benshi bakibohokeremo. Turakuraritse kugira ngo rero uzubane natwe utangirane natwe zo gusozanya natwe tubisabye twizeye kubikora mu izina rya Kristo wambwira imwe gusa. Amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Mabyiringiro mumeze mute? Amakuru yacu ni meza. Murashima Imana. Turashima Imana rwose. Ubuzima busanzwe se mwari mumeze mute ko mwari mumaze iminsi mutanaboneka mu butumwa bwiza namwe? Ngo mu buzima busanzwe turaho tushima n'Imana turamutsa na bene data amaze ibisi batatubona. Yego. Twari tubakumbuye kandi turabakunda cyane. Cyane no kuri. Anagize umugisha ngira urugendo. Njya mu rugendo mvayo ariko nje ndarwara nari maze igihe kitari gito yandwaye ariko ndashima Imana ko ngarutse ndi muzima. Imana ishimwe. Shimira abansuye abansengeye abambaye hafi mwese Imana ibahereze umugisha. Yego. Imana ishimwe kandi Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Tugwaye kaze ku IRAKORA TV kandi turakwishimiye kukubona cyane ko abantu benshi baba bagukumbuye. Mbone aho no kubwira umuntu wagiye ukora share agakora na like na subscribe ku iyi TV Imana imumugisha kandi tukubwira ngo wowe ujyubana natwe ukanadusengera nabwo Imana ibumugisha tugusaba kugira ngo ubutumwa ujye ubugeza ku bandi kuko nibwo Imana ibashimye kugira ngo buhembure imitima abantu benshi Imana ibaho umugisha cyane. Nukuri rero uhabikaze kugira ngo utugeze kiri ku mutima wawe twese dufatikanye twese dufatikanya kugira ngo tugeze ku butumwa bwiza buri ku ndibaza imitima zacu. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha
nifuje muri uyu munsi cyangwa se muri aka kanya ijambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo dusangire n'abakunzi ba IRAKORA TV ahantu hose waba uri ushaka uri mu rugo cyangwa se uri mu kazi ntago mbiza ahantu uri abantu bari ahantu mu bihugu bye bitandukanye tubahaye ikaze muri aka kanya muri uyu mwanya mwiza tugezemo kugira ngo dusangire neza ijambo ry'Imana. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 23 tuye gusoma ibyakozwe n'intumwa ibice bya 23 umurongo wa 12 ku murongo wa 12 hagira ati umutwe w'amagambo avuga ngo abayuda bahigira kwica Paulo ngo abayuda bahigira kwica Paulo ngo bukeye abayuda baraterana bahiga yuko batazarya bahiga yuko batazarya ntibazanywa kandi ko batazanywa batarica Paulo abahuje inama yo kubahigira bahuje inama yo guhiga uwo muhigo batyo basagaga 40. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo basagaga 40. Imana iratangaje. Bajya ku batambyi bakuru ngo baragiye bajya no ku batambyi bakuru n'abakuru bati ndetse n'abakuru bati twarahiye twahize ibikomeye ndetse twahize n'ibikomeye yuko tutazarya ntabwo tuzarya tutarica Paulo nuko mwebwe n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure amubagezeho maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho yego ariko mwishywa wa Paulo yumva ko bagiye kumucira igico nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Paulo ahamagara umwe mu batwara imitwe arababwira ati jyana uwo muhungu ku mutware w'ingabo kuko afite icyo amubwira nawe aramubwirana amushyira umutware w'ingabo ati imbohe Paulo yamuhamagaye aramwinginga ngo nkuzanire uyu muhungu kuko ufite icyo ushaka kumubwira umutware w'ingabo amufata ukuboko aramwiherana aramubaza ati icyo ushaka kumubwira ni iki aramusubiza ati abayuda bahuje inama yo kukwingingira ngo ejo uzamanuke Paulo amujyana mu rukiko nabo bigira nk'abashaka kumubaza ibye ngo barusheho kubumenya neza ariko ntitubumvire kuko abantu babo basaga 40 bamwubikiye barahiye bahize yuko batazarya ntibanywe bataramwica kandi nanone biteguye bategereje isezerano ryawe. Umutware w'ingabo asezera uwo muhungu amaze kumwihanangiriza ati ntugiriwe ubibwira yuko amburiye ibyo. Nitwakira ijambo ry'Imana. Imana guhereza umugisha Rukundo, isago umugisha mwinshi. Ndafashijwe cyane. Aya ni amagambo meza dusomye. Yego. Imana guha umugisha. Yego, uburyo abayuda bahigiraga Paulo kugira ngo aba bayuda bahigiye Paulo birabivuze kandi arabisobanuye neza. Yego. Muvuge ngo amen. Amen. Tugiye kugana ku ijambo ry'Imana rimeze nk'indererwamo. Ndareberamo. Yego. Ngo aba bagabo cyangwa se aba bayuda ngo bari abagabo basaga 40 bose. Bibiliya yabitubwiye neza. Cyane. Noneho ngo barahiga. Ngira mugenzi wawe ngo Imana aho utari kubereye maso. Aho utari umva ngo ahantu utari Imana ikubereye maso. Ahantu utari si ngombwa ko uhaba. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo. Ntabwo ari ngombwa ngo uhabe. Yego. Si ngombwa ubahana abarozi bakurogera. Yego. Si ngombwa ubahana abanzi bakurogera cyangwa aho bagamba. Wapi? Kuko aho utari. Aho utari. Imana irahakubereye. Aho utari Imana irahakubereye inshuti. Aho utagera, aho utabasha kugera. Yego.
amaso y'Imana agerayo, aho utabasha kugera amaso y'Imana agerayo. Noneho aba bagabo bari abayuda ngo basagaga 40. Basagaga 40. Ikibazo gikomeye cyane, abantu 40 bari bateranyijwe no kugira ngo bafate Pawulo bamwica. None ikintu cyantangaje ngo barahiga, barangije ngo barahiga ati ntituzarya, kandi biravuga ngo bahize ibikomeye cyane, bahize ibintu bikomeye, ntago barihize ibintu byoroshye kuyu muntu. Bashatse kuvuga ngo barahize, bashyiraho n'imihigo, bashyiraho n'ibitambo, n'ikiguzi, bashyiraho n'ikiguzi, bashyiraho na za maneko, bashyiraho na za maneko, ndetse bajya n'inama ngo bahuze umugambi, barabihuza. Haleluya. Amen. Ngo baranavuga ngo birakwiriye ko tuzagenda abashaka kumenya ibye, tugenda twigize nkaho dushaka kugira ngo tumenye uko ateye nuko abayeho, tumwigireho inshuti, uko asenga, uko akora, Yesu we mbese abayeho gute, agenda ate, arya ate, abana biga gute, bate, mbese akora umurimo w'Imana gute, mbese abikora gute, atuye he, abeshejweho n'iki kimutunze, ngo bigiye ngo bajya inama abazagenda bashaka kumenya ibye. Yego. Muvuge ngo amen. Amen. Imana tubereye maso, Rukundo. Imana tubereye maso. Ngo abagabo naratangaye. Aba bagabo ngo basagaga 40. Ariko rero ukuntu bagiye inama. Numwe aragutagangaza none abantu magana. None abantu 40. Ngo basaga 40. Kandi bashyiraho umuhigo ukomeye. Ntabwo tuzarya. Nta nubwo tuzanywa. Tutaramwica Pawulo. Ndashimira Imana yuko igitubera amaso. Imana himbazwa cyane. Muvuge ngo amen. Amen. Nawe kusubiza amaso inyuma. Ndabireke. Abantu bahize ibikomeye, barara batasinziriye, abarozi barahiga, bashyiraho ibitambo, bashyiraho amahembe, bashyiraho ibintu byose, atanga amafaranga, bashyiraho ibitega, baravuga ngo ntago uzabaho, mwaka ntuzawusoza, none ugeze mu kwa 12, abana ntago baziga, none umwaka usoje, nguri ariko nashaka agere gute ariko ntaziga, ariko uri kwiga. Nimuvuge ngo amen. Bahiga ibikomeye, ntago uzakora, ntago uzabaho, ntacyo uzimarira, barabihiga, bashyiraho ibikomeye, bibuza ibiryo, ntago tuzarya, ntago tuzanywa, tutarica Pawulo. Muvuge ngo amen. Haleluya. Nawe nagira ngo ubare mwene data, amezi 12 ugeze mu kwezi kwa 12, ureba ibintu Satani yahize. Uzi imihigo bahize kugira ngo upfe, uzi imihigo bahize, uzi ibitambo batanze, batambye kugira ngo batanze, uza amamiliyoni yatanze, amatungo yapfuye, uza amatungo yapfuye, amaraso yamenetse, uzi ingendo bakoze, uzi ibyo bagambiriye, uzi ibyo bavuze, uzi aho bicaye, uzi ibyo bicaye bagushaka, uburyo amafaranga yabo batanze, baraho ntabwo uzabaho, umwaka ntuzawusoza, none urawushoje. Satani yahize ibikomeye, aravuga ngo azakwica, ariko Imana irakureba. Imana yarakoze. Nimuvuge ngo amen. Ndajya nkubwira ngo humura, aho utari Yesu aratukubereye. Si ngombwa kumenya ukuroga, nta nubwo ari ngombwa ngo umenye aho abanzi bawe bagira inama yo kukugirira nabi, ahubwo igikwiriye ni ukubana n'Imana neza, kuko ni ngo amaso yayo arayabireba. Muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Ngo baragije barahiga, ariko ikintu cyanejeje kigashimisha umutima wanjye, ngo abo bagabo bakimara guhiga gutyo, umwishywa wa Pawulo yarahari ariko byumva we yarahari, ntabwo bari babizi. Burya igituma bagambanye abanzi babo ntibagire icyo bagutwara, umwishywa yarahari, yarahase umwishywa, nuko yarahari, cyatumye gutega imitego ntigufate, cyatumye bohereza inkuba ntigufate, amahembe yaraje ntagira ikintu agutwara, tega byaraje tuwagira ikintu uba, bisazi biraza ariko biragusiga, mpanuka ziraza ariko biragusiga, babaho ntabwo uziga, abana bariga, cyatumye bitagufata nuko babihize. Umwishywa yarahari, nta wundi mwishywa dufite, ni Kristo, ujye uhatubera, inshuti nziza, n'umugabo mwiza, n'umufasha mwiza, utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Ngo abagabo barahiga, bavuga nuko bazabigenza, bati nta kundi twabigenza, tuzitoratoza, nk'abashaka kumenya ibye, nk'abamufitiye imbabazi, nk'abashaka kumusengera, nk'abamwitayeho, niko abadayimoni babigenza. Hari ukuntu bitoratoza, bakazana amayeri, bakazana amabwenge, kugira ngo bitoratoze, bice ubugingo bwawe,
bagukureho ariko aho bahigiye aho bagiriye inama yo kukugirira nabi ibitambo batanze imihigo bahize uko bavuze ngo ntibazarya ntago bazanywa ukiriho bango bazakwica Yesu yarahari cyatumye udapfa cyatumye bavuga ngo ntuziga ari kuriga bagutumye impanuka Yesu ntiwapfa nubwo yakugezeho ariko ntago wapfuye nubwo uri kubona biri kwanga ariko Yesu arahari nubwo ubona byanze ubuzima bugenda bwanga ariko Yesu arahari bagutumye inyatsi urahomba urataha ariko haracyariho ibyiringiro baguteje ubukene ariko Yesu arahari baguteje igisuzuguriro ariko Yesu arahari muri byari kukwica ntago byakwishe ibyo wabonye byakugezeho n'ibimenyetso gusa ariko ibikomeye Yesu yabiburijemo Imana ishimwe ngo bajya inama hari abantu bajya inama Satani yagiye inama abadayimoni bajya inama bakora inama ngo umwaka ntuzawusoza ariko urawurangije ngo abana ntibaziga ariko abana bariga ngo uriya musore ntaziga uriya mukobwa ntaziga ariko uriga ngo uzabazagusaza ariko nturasara bohereza amahembe urayabona ubona urayakize imitego barayitega ubona urayisimbutse barakuvuma Yesu arakuvumura ngo ntazubaka Yesu arakubakiye ngo uzapfa utabyaye ariko Yesu arahari bajya inama Yesu yarahari cyo cyatumye udapfa bajya inama bohereza ubwo burwayi Yesu yarahari nicyo cyatumye udapfa isanduku yaje iwawe mu rugo irahinjira Yesu arayisohora nicyo cyatumye bacukura inzobo Yesu arazisiba nuko Yesu yarahari bagiye inama bahize ibikomeye nubwo uri kubona uri kuzunguzwa n'ibigeragezo n'intambara ukabona kuri mu makuba uhabanga Imana arandetse ntago yakuretse ahubwo ihangane nuko Satani n'abadayimoni bahize ibikomeye ariko Yesu arakwimana komera mu mwene data kandi ushikame Yesu arahatubereye yaratubereye yumva n'ukuntu Dawidi arahari mama nukuri kw'Imana arahari barahiga mu ngo mu kwa mbere ngo ntazagusoza tukagusoza ukwa kabiri tukagusoza ukwa gatatu tukagusimbuka ukwa tuzagusoza tukagusimbuka ukwa gatanu tuzagusoza ukwa gatandatu tuzagusimbuka tuzagusimbuka bakagutega ukagusoza kwa 11 kagusoza wakwereka ibyo bari guhiga baba kwa 12 ngo uyu mwaka ntazawusoza baba ngo bunani ntagazaburya narya noheri ariko ubona ntazawusoza ariko Yesu arahari Yesu n'umugabo n'intwari ku rugamba n'intwari ku rugamba ajya hatubera iwawe arahari iwanje arahari ku bana bacu arahari mu miryango arahari haracyariho ibyiringiro wicika intege nubwo uri mu bigeragezo nubwo uri mu ntambara nubwo urwaye nubwo ubona byanze nubwo nta kazi nubwo uri kubona igisuzuguriro utinze kubyara uri kugisasiro ibyari kukwica Yesu yarahari yamaze kumva migambi ya Satani yamaze kumva migambi y'abarozi yamaze kumva abakurwanya yamaze kumva abadashaka kubaho ariko Yesu atega amatwi amaze gutega amatwi ajya imbere y'Imana agezeyo ababwira imigambi Satani afite mwami Yesu arahari n'inshuti nziza ajya hatubera aho urugamba rukomeye ajya haseruka nta wundi wagutabara nta wundi wakurengera nta wundi niwe umenya imigambi ya Satani niwe umenya imigambi y'abadayimoni y'abagucira ibicu haba mu kazi aho muri biro wicaye bakugambanira aho bakugeza aho bakubesera Yesu bizi aho urubyaro rwawe barusize Yesu bizi aho basize urugo rwawe Yesu bizi aho basize ubuzima bwawe Yesu yarahari yarahicaye abadayimoni abarozi abanzi bawe bajya imigambi mibi yo kukugira nabi haracyariho ibyiringiro nkubwira ngo komera subiza amaso inyuma wibuke imitego Imana yagukuriyeho wibuke Yesu urye hagobotse Imana ishimwe ruko nukuri ndibise nibuka Dawidi kunabivuze rero reka nanjye mvugire kwa ngadusoza 23 ku murongo wa 4 ngo amashwi y'amazi menshi umurabukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga inama zo zarakoze icyo kucyumvikane kandi ntabwo ari umuntu kandi guhiga bajya hamwe baravuga ngo byanga ntabwo azawusoza yaravuze Imana turabibona ariko noneho twebwe
tugomba kumurangiza ariko ikintu kinejeje mama ndafashijwe ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja uwiteye kuri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Inama kuba zarakozwe zifuza kukugirira nabi ariko hari umwishywa wari uhari wa Pawulo uwo yarahicaye ari kumva ibyo bakora, yarahicaye ari kumva ibyo batekereza, yarahicaye ari kumva inama zabo za buri munsi nuko bahiga ariko ikintu cyantangaje kandi biravuze ngo bahize n'ibikomeye ntabwo ari byoroshye. Bahize ati abana tuzamubaraho kandi ntituzarya kandi ntabwo tuzarya kandi ntabwo tuzanywa, ashaka ariko ntazabyara, umva akorera Imana ariko ntazashaka, ntabwo azigira yubaka. Yewe Mana we ashyingirwa ariko ntazashyingiza, aririmbira Imana ariko tuzamuheza kwishyiga mbeka bazashyingira mbeka bagome ariko ngo mwishywa arahari terahari kuko mwishywa hakubereye, uzi ko mwishywa hakubereye Imana iracyakubereye, tuzanywe no kugukomeza Yesu arakubereye kandi nubwo bihari Imana ibirusha imbaraga, ibikurwanya haracyari ibyiringiro k'igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kikera imbuto nziza. Bishatse kuvuga ko imbaraga z'Imana ziracyahari, imbaraga z'Imana ziracyahari ku bantu bayiringiye kandi komera nshuti muvandimwe ushikame. Ndabizi neza ko kurira kwawe nta wigeze aguhanagura amarira, kurira kwawe nta wigeze akubwira pole, ariko Yesu arakubwenga ihangane kandi ukomere kandi ushikame. Inama zose zakozwe bwihishwa zo kukugira nabi Yesu yarahari, ni nacyo cyatumye zidashyika, nacyo cyatumye izo nama zabo zitagira gute imigambi yazo idahishwa. Dushimiye ko Yesu yatubereye, dushimiye Yesu ko yatubereye, mama yaratubereye, Imana ishimwe. Reka dusengera abantu. Numva rero nabwira abantu yego birashoboka ko ntabwo nzi ahantu uri ariko aka kanya mbere yuko tuza gusenga, yego iri ni ijambo, ni message Imana riduhaye tubwira abantu ngo nubwo twaciye mu bikomeye ariko Yesu yaratubereye. Nanjye najya mbwira umuntu wese utwumva Rukundo asubiza amaso inyuma mbere yuko dusenga, waba uri mu kazi waba ugenda n'amaguru ntago tuza ahantu uri, ariko uhagarare, numara guhagarara urebe ahantu Yesu yagiye akubera. Uyu mwaka wose amezi 11 tugeze mu kwezi kwa 12, wongera usubiza amaso inyuma wibuke impfu wasimbutse, urebe inzobo Yesu yagusimbukije, urebe intambara Yesu yarwanye. Ntago nshaka ko tureba ku bibazo dufite kano kanya, ndashaka ngo turebe dusubiza amaso inyuma, turebe iby'Imana yakoze ku buzima bwacu yakoze. Wongera uhera mu kwezi kwa mbere ubibare, uhera mu kwezi kwa kabiri impfu wasimbutse, uhera mu kwa gatatu Satani avuga ngo ntibucya ariko buracya, hera mu kwa kane amara avuga ngo uzapfa ariko uracyari muzima, hera mu kwa gatanu bajya inama mbi waza gusora mu nzu ariko uracyayirimo. Yewe urebe abana ntibaziga ariko bagiye ku ishuri. Ndagira ngo kano kanya unyumva wowe nshuti yanjye ukurikirana irakora ongera ukurura ubwiza bw'Imana, cyaje bagiye gusora mu nzu piyave yaje wambaye ubusa, byagucanze ibibazo ari byinshi, nta kazi. Usubiza amaso inyuma, numara kusubiza amaso inyuma urebe impanuka wasimbutse, ibifungo wasimbutse, urebe amakuba yabaye menshi, wibuka ijoro byanze gutandukana, urebe ibicuku byakugezeho. Nuragize uvuga ngo Yesu wewe wakoze bya bintu, wewe wantabaye cyagihe, wewe abanye nanjye, ijoro ryanze gucya ariko bukeye mbona igitondo cyihumure. Nuragize uvuga ngo wewe wakoze bya bintu, ntugire icyizere, ntugire ibyiringiro ko n'ibisigaye uzabikora. Mwaka tugiye kuwusoza, Satani yo kugutera ubwoba kwa 12 kuraje, mbese nzakurangiza, mbese bizagenda gute? Ubwira Imana ngo wewe wakoze bya bintu, wabyandi wowe ndi wabikoze, abasoje umwaka n'ibisigaye uzabikora. Yesu akomeza akubere, abe mu bana bawe, abe mu kazi kawe, abe mu shumeri bwawe, abe mu bukene bwawe, abe mu ntambara, abe mu burwayi. Ubwire Satani ngo menye neza ko icyatumye ndapfa nuko Yesu yarahari, mwene data ryamusinzire
nibashake bacuragure barare babyina Yesu arahari cyatumye bacuragura bagataha nta kibazo ntacyo ubaye nuko Yesu yarahari nuko Yesu yatubereye muvuge ngo amen nibashake batanga ibizabo nibashake bahige ibikomeye bashyire ko no kutarya no gutanywa icyambere nuko Yesu akubereye Imana ibahereza umugisha kuri uyu mugoroba Imana ishimwe cyane kandi turanezerewe n'iryo jambo n'ubwo butumwa twari twafite ngo Yesu yarakubereye nubwo inama zakozwe zo kugira ngo zikugire nabi ariko Yesu arakubereye nubwo imigambi yakozwe kugira ngo upfe ariko Yesu arakubereye nubwo abanzi babaye benshi ariko Yesu arakubereye nubwo ubona nta nzira ariko Yesu ageze gute arakubereye reka dusenga Imana turagushimiye Mana yacu turaguhimbaje kuri umugoroba muri akanya izina ryawe nirihabwe icyubahiro nta yindi Mana yera nkawe nta yindi Mana yo gupfukamirwa nta yindi Mana yo kwizerwa turagushimiye ko watubereye maso hari aho wagiye utubera twabonye imbaraga zawe twarakubonye Kristo urugamba rugeze mu mahina twarakubonye umwanzi atwasamiye twarakubonye ijoro ryanze guca turagushimiye ko Yesu watubereye warakoze demoni bahize ibikomeye ariko ntibahigura demoni bahize ibikomeye ariko ntibyemera turagushimiye Mana ishimwe haleluya barwanira abagabo barwanira ababyeyi barwanira abasore barwanira abakobwa haleluya nubwo harimwe abari kurira ariko turacyari bazima turacyafite ibyiringiro Imana ishimwe turagushimiye kubwira ijambo baraturinze ameze 11 benshi barapfuye ariko turacyari bazima kandi byaduhigaga byari bihari oh haleluya barwanya intambara wese yarakubonye Mana ishimwe Yesu warakoze kwatubereye utubera amaso urwana intambara uratsinda turabibona mu miryango yacu mu gihugu cyacu mu itorero abakozi bawe haleluya mu miryango mu nshuti mu bari hanze bari mu gihugu haleluya warahabaye warakoze utubera amaso twarakubonye Kristo warahabaye mu bihe bigoye mu bihe bikomeye nyemera aka kanya fasha ubwo mwami fasha ubwoko bwawe abantu turabasengera bene data turabasengera abadutega amatwi abadukurikirana harimo abarwayi harimo abafite intambara abuze urubyaro harimo imfubyi harimo abapfakazi harimo abarushye harimo abaremerewe babuze urubyaro turasenze mukiza mwiza hari abifuje ariko ntibyemera ntibakira Kristo wera satani agambirira uhari ugambirira wumva turasenze turambuye ikiganza ku barwayi barwaye n'izina rya Yesu kandi turakwinze fasha imitima ibabaye abarusera baremerewe Mana ibaruhure abashonje Mana ibagaburire abashomeri Imana ibibuke haleluya Yesu mwami abadafite icyerekezo baremera icyerekezo abanyotewe Imana ibibuke turasenze Mana kugira ngo ufashe abatwumva bari ahantu batandukanye buri wese akubone muri iki kiganiro tanga umugisha gushimiye kandi turaguhimbaje wabanye natwe n'ukuri kumugisha abadukurikiye ku IRAKORA TV kandi abantu bose baho umugisha mu izina rya Yesu amen murakoze bakunzi ba IRAKORA TV kandi bakunzi badukurikira ab'ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha nimero zanjye za telefone ngiye mu mbonye bwa wenda ku muntu mbonye bwa mbere ku IRAKORA ni 0786878880 murakoze za Byiringiro ziri hepfo ku kiganiro uyu mubyeyi hari ikibazo mami mukore subscribe na share ubundi tuzongera dusubire murakoze bye